ari umuntu wize kaminuza n'umuntu utarize ninde ufite amahirwe menshi yo gutera imbere mu buzima? Ushobora guhita usubiza ko ari umuntu wize, ariko burya umuntu utarize aba afite amahirwe menshi cyane yo gutera imbere mu buzima. Uri kwibaza ngo gute? Niba ari ubwa mbere ukigera hano, ngiye kugusigira akanya ko gukora subscribe kuri iyo buto yo hasi y'umutuku mu gihe ari wowe hacamo aka kananga, noneho tugaruke mu kanya gusobanurira impamvu umuntu utarize aba afite amahirwe menshi cyane yo gutera imbere kuruta umuntu wize. Ikaze nk'ibisanzwe nye Didier Joye. Niba ari ubwa mbere wagera hano tuganira ibintu bitandukanye by'ubuzima busanzwe ndetse na business, ukuntu umuntu yiteza imbere mu buzima. Ntuze kumfata nabi ino video, ntabwo ino video ari yo kwigisha umuntu ngo va mu ishuri, si yo kubwira abana ngo bareke kwiga, oya. Ahubwo nuko nabonye abantu benshi mu buzima dusuzugura abantu twumva ko batize amashuri menshi, tugasuzugura abantu twumva ko nyine ngo ari injiji, sibyo? Umuntu nyine niba atarize amashuri menshi tukumva ko ari injiji, noneho bituma n'abantu babandi batize amashuri menshi bisuzugura, ntibigirire icyizere, bagahora nyine bumva ko bari hasi, bigatuma nyine badatera imbere. Kandi burya umuntu utarize afite amahirwe menshi cyane yo gutera imbere kuruta uwize. Tubishyize ku ijanisha, ni umuntu wize aba afite amahirwe yo gutera imbere cyane kuruta abandi bari kumwe byibuze 30%, mu gihe utarize aba afite nka 60%. Uti gute? Ngiye kuguha urugero, ngiye kubwira story ntoya ugerageze kuvumbura ukuntu umuntu utarize ashobora gutera imbere. Niba utarize rwose, utarize amashuri menshi, ukaba utajya wigirira icyizere, iyi video yirebe kugeza irangiye, uraba wakuyemo ibintu nge ntekereza ko bishobora gufasha umuntu utarize amashuri menshi gutera imbere mu buzima. Story ngiye kubwira niyo umubyeyi ufite abana babiri. Tekereza ufite abana babiri, umwe yitwa Oscar undi yitwa Olivier. Noneho Olivier ni umuhanga cyane mu ishuri, ni impanga abo bana. Olivier ni umuhanga cyane mu ishuri, Oscar si umuhanga. None bigeze igihe bari kwiga, abarimu bose bavuga ko Olivier rwose azi ubwenge, Oscar wapi. Bariga barangije troncome. Oscar ati rero ibi ngibi sinzabishobora, avamo ajya kwiyigira imyuga amezi nk'6. Ati iby'ishuri rwose ngiye si bishoboye, ndi kumva ntabishoboye. Olivier arakomeza ajya kwiga ibintu bizatuma nyine yiga amasomo meza muri kaminuza. Ubajije abantu ngo aba bana aha bageze barangije troncome, uyu nguyu yagiye kwiga imyuga, uyu nguyu yagiye kwiga amasomo azatuma nyine akomeza akiga kaminuza agakomeza ubuzima nyine bwe bukagenda neza mu by'amashuri. Kabaza ngo ninde mu myaka 20 uzaba yarateye imbere? Bose baguye igisubizo kimwe, bagusubiza ko dukurikije kwiga ari Olivier. Ariko ngiye kubwira uburyo Oscar noneho ashobora gukoresha kandi agatera imbere cyane. Ubwigireho uze kureba ikintu nawe wakora niba utarize. Mbere yo kukubwira, ngiye kubanza nkubwire ikintu ubundi umuntu utarize abarusha uwize. Ubundi umuntu wize impamvu adatera imbere cyane, abantu bize muri rusange batera imbere kuko babona akazi keza, ariko impamvu badatera imbere cyane ni iyi ngiyi. Muri sosiyete ikintu kimwe cyica abantu ni ukwigereranya n'abandi. Rero umuntu wize nta hantu ajya kwepera kwigereranya n'abandi. Gute? Iyo wize uba ufite abantu mwiganye muri primaire, ufite abo mwiganye muri secondaire, ufite abo mwiganye mu cyiciro cya mbere cya kaminuza, cya kabiri. Niba warageze kuri masters ukaharenga, abo bose baba bakuzi. Uri kubyumva? Noneho uko utangiye no gukora mu kazi baba bakubahira ko wize. Abo bose rero wigereranya nabo. N'ababyeyi bawe nabo bavuga dufite umwana wize. Bituma rero nyine ugomba gushaka akazi, ntufate risk nini mu buzima, ukakagumaho kugira ngo utere imbere. Byaba byiza nyine ukarabona akazi keza ukagira amafaranga. Bitandukanye rero burya n'umuntu utarize. Umuntu utarize nta muntu ujya ubona ko azigera atera imbere. Abantu bose iyo bamubonye bamubonamo injiji. Aravuga ngo mbese amazina yose bashobora kwita umuntu w'injiji, bakavuga ko nta bwenge agira. Ibyo rero navuga ko ni amahirwe kuruta umuntu wize. Gute rero? Burya mu buzima, ubuzima bwiza, kugira ngo umuntu agere ku bintu byinshi mu buzima, ni uko afata risk, kandi risk nini. Umuntu wize cyane rero gufata risk nini bimugora kuko nyine aba afite amahirwe hafi ye, afite ibintu
kwiga byo ubwabyo, kuko turabiserebura ukambara ikanzu, iyo ni success abantu babona ko wagezeho. Bituma rero noneho iyo success wanga kuyitesha agaciro ngo ujye gufata riske utangira ikintu uhereye kuri zero. Mu gihe umuntu utarize akaza aba afite akenshi kaba gaciriritse, kukareka akajya gutangira ikindi kintu nta kintu kinini abahombye. Uri kubyumva? Afata umwanya akaba ashobora kubaho ubuzima burimo gufata riske nini kandi we nta kintu kinini atakaza. Mu gihe uwize yagiye gufata riske nini abona nibiramuka bipfuye nzambaye urwamenyo ngicyo. Ariko ikibazo kibaho ni uko abantu benshi batize nanone ntibamenya ko bafite ayo mahirwe barusha abize, bakareka gufata riske nini mu buzima, bikarangira ari bo bakora ka kazi gaciriritse, kakandi mu Cyongereza bita minimum wage job. Akazi nyine kakandi dufatira ifatizo ry'umushahara w'umuntu. Mu Rwanda dukunda kuvuga ko umuntu wenda w'umuhinzi uhingira abandi bantu ariwe dufatiraho umushahara fatizo nyine w'umukozi, umufundi, umuyede. Nyine akazi gahemba amafaranga makeya ashoboka. Impamvu nyine nuko baba batazi ibyo bintu bitandatu ngiye kukubwira umuntu utarize ashobora gukora agatera imbere cyane kuruta bize. Nimara kubikubwira ubikurikirane, ndi buguha ingero z'abantu batize kandi bakomeye cyane ku isi. Batize rwose, harimo abatararangije segonderi n'abataranarangije kaminuza. Noneho wowe muri ibyo bintu bitandatu byose uze gukuramo ikintu wakora kugira ngo witeze imbere n'ubwo waba utarize. Icyambere, iyo utize ujye ukora iby'akazi ubonye kugira ngo ubeho, ariko jya ushaka impano yawe, ushaka ikintu uzi, kuko ibyo ngibyo ari iby'ingenzi. Rero impamvu burya mu buzima ukwiriye kumenya ikintu uzi ukanagikurikira. Niyo mpamvu burya abantu biga mu ishuri, iyo urangije kwiga mu cyiciro rusange troncome, uhitamo ngo nzajya kwiga ibi, nabyo wabirangiza ugahitamo ngo nzajya kwiga ibi mu cyiciro gikurikiyeho muri kaminuza, nabyo wabirangiza ugashaka icyo ujya kuminuzamo, gutyo. Donc kugira ikintu uzi kimwe uzi neza ikaba ari impano yawe ni byiza. Kumenya ibintu byinshi ni byiza, ariko kugira ikintu uzi ni byiza. Icyo kigufasha kubona inzira yo kuba wabona igishoro cyangwa se amafaranga yo gukora ibindi bintu, ndetse n'abantu bakikumenya hereka bakamenya ngo uyu muntu ashoboye iki kintu. Rero jya ukora ku buryo niba utarize, menya impano yawe vuba mu buzima, umenye ngo nshoboye iki kandi ugikurikire. Icya kabiri rero, jya ugendana n'abantu bataguca intege, bagufasha kujya ku mpano yawe. Tuvuge urugero, niba warangije kwiga mu mashuri nyine y'icyiciro kibanza cya secondaire, icyiciro rusange cya troncome, cyangwa se warangije kwiga primaire gusa, cyangwa se niba utararangije kuyiga nta kibazo, niba warangije mu wa gatatu primaire, ukabona ikintu ushoboye wenda ni ugukanika, ikora ku buryo umuntu wese uzasanga uri gukanika azabona kabisa ko uri uwa mbere muri ibyo ngibyo. N'ibyo wahisemo wenda tuvuge ari ugukora mu gikoni, kora ku buryo n'umuntu uzarangiza kaminuza aje kwiga ibyo ngibyo asanga ari wowe ubizi, wicyo azaba kurusha n'impapuro uzaba umuyoboye. Noneho rero ndi bukwereke uburyo ushobora kuba umuyoboye kandi nagucishamo ijisho, n'umuntu wese ukubonye akavuga ngo kabisa urabizi. Icya kabiri, ubwo twari turi kuvuga gushaka inshuti nziza. Niba wamenye icyo ushaka gukora, shaka inshuti nziza wifatanye nazo zikuha inama muri icyo kintu uri gukora, ugendane nazo kandi ukomeze uzigireho, zizajya zigusunika. Icya gatatu rero, abantu benshi batize amashuri menshi batajya bagira ni communication, kwiga indimi, ukamenya uburyo umuntu ahura n'abantu akabaganiriza. Icyo ni icy'ingenzi. Niyo mpamvu ndabikunda kuba mu Rwanda haragiye haza amashuri menshi yigisha abantu indimi. Indimi ni ikintu cy'ingenzi. Ubundi nge no mu ishuri ikintu mbona twiga kinini ni ubushobozi bwo kumenya kwiga ururimi, bya bindi tuba twiga mu ishuri. Gute? Igihe cyose wigiye, niba warize ibintu by'imibare n'ibiki byose, ama x n'ama y, ama equation wize, n'ama cosinus n'ama sinus n'ama tangente, wigeze ubikoresha mu buzima. Wari wajya guhaha ukajya kukarikira ibyo, akazi wagiye gukora keretse niba uri umwarimu byigisha bakakubaza ibyo nakahe. Histoire, amateka ya Napoleon, amateka y'intambara ya mbere y'isi yose uyakoresha he mu buzima? Ni byiza kubimenya, ariko se ubikoresha he? Mu by'ukuri urebye umuntu wize uretse nyine cyagiye cyose yagiye kumara, urebye neza kubaza ururimi, kubazi kubana n'abantu, nicyo kintu ishuri ryamumariye, kandi ibyo wabyigira aho ariho hose, si byose. Rero umuntu utarize, ikintu namugiramo inama ngewe ku giti cyanjye,
kugenda ukajya kwiga indimi ku buryo ntuzajya uvugana n'umuntu uri kuvugana n'umuntu akumva ufite accent nziza y'icyongereza ntabwo ajya gucishamo ijisho tabatu no muntu ashobora no kuba yaragiye hanze akagaruka ahita avuga ko uzi ubwenge menya ururimi. Kumenya ururimi ni byiza, umenye noneho n'ukuntu umuntu avugana n'abantu, ukuntu ashobora kujya kwisabira akazi, ukuntu umuntu akora communication muri rusange. Noneho rero icyakane numara kumva uri kumenya communication, iga gucuruza ibyuzi, ukamenya kuvuga ngo uriya ni kanaka ninjya kumureba ndamubwira ibi nibi nindangiza amafaranga nanjye ngende. Hari filime nigeze kureba ibamo technique abantu benshi bakunda gukoresha mu kugurisha. Araza umuntu ubaza abantu ngo ngurisha ikaramu, ugiye kugurisha umuntu ikaramu wavuga iki? Ibyo nzabivuga muri video. Hari abantu benshi bazi ko wagenda ukamubwira ngo ikaramu irahenze iki. Kugurisha n'indi technique. Ubwiye umuntu uti ikaramu utekereza uri kwisinyisha wamaze gutsindira amafaranga ya naya nibwo yigura, ntago ari yumbwira ngo ikaramu ngo igura 5,000. Kugurisha ni technique. Iga rero kugurisha, umenye kugurisha impano yawe, uvuge ngo ndi kugurisha ibi. Tugeze ku kintu cya kane. Icya gatanu rero ni iki? Jya ukunda gusoma. Niba wamaze kumenya indimi ushobora gusoma, kandi kumenya ururimi si ibintu byatari dusubiye inyuma gatoya. Iyo uri kureba filime, uri kumva indirimbo, ushobora kumenya ururimi. Ugenda wiga ururimi igihe gitoya kugira ngo ubone ubumenyi bw'ibanze. Nurangiza uze ujye ureba filime, usome ibitabo. Rega n'abantu biga mu ishuri nta rurimi rwinshi baba kurusha, nuko nyine bigirira icyizere bakajya nyine babyumva muri filime. Jya rero wiga ururimi, unagerageza uruvuge, wikuremo kwitinya. Twe tugeze ku cyo gusoma ibitabo. Niba wamaze gusoma ibitabo, cyo gusoma ibitabo ni cya gatanu. Niba wamaze gutangira gusoma ibitabo, gisome ibitabo bigufasha gutera imbere. Ntago ari ngombwa buri gihe ngusome novel ngo abantu barakundanye, oya. Gisome ibitabo bigufasha kugera ku iterambere mu buzima. Usome niba wamaze kumenya ururimi. None icya gatandatu, jya ufata risk. Uribuka ikintu nakubwiye ko umuntu utarize arusha abantu bize ni ubushobozi bwo gufata risk. Nutigera ukoresha ubushobozi bwo gufata risk ugashaka kubaho ubuzima nyine busanzwe ngo ushaka akazi, nta kuzigera ubona kuko nyine ni wize. Mu kazi bafata umuntu ufite impapuro. Rega mu kazi bakora nko ku ishuri, bakora kuva mu gitondo kugeza saa 11. Ibyo ni byo umuntu aba yariga ku ishuri. Niyo mpamvu nabo bashaka umuntu ufite impapuro. Mu kazi bakora raporo, byandi ku ishuri nyine mujya gukora ibintu avuga ngo mukore raporo, baba bari kugutoza kujya mu kazi. Wowe rero ntago ari ibyo witoje. Urebye neza wasanga wowe kuko ibyo byose utabifite ahubwo ushobora no kuba boss. Fata risk rero ushaka kuba boss w'abantu. Fata risk wijya kuvuga ngo kuko ngiye rero ngo ntize ngo ubu ngo nzajya njya gukora ako kazi koroheje. Gahere ari gufata risk mu buzima. Icyo ni kirusha abantu bize. Kuba ufite ubushobozi bwo gufata risk. Fata risk kandi ufate risk nini. Ukore. Nta uzaguseka. Ntiwize nyine nta uzaguseka ngo byanze. Nubundi nibyanga uzagaruka aho wari uri. Fata risk. Ikindi kintu rero navuga, akenshi niba waranize, jya reka gusuzugura abantu batize. Abantu batize burya baba bari navuga smart kuruta uko dushobora kubitekereza. Akenshi abantu bize nyine bumva kuba yarize afite diplome ari byo bimugira uwariwe. Umuntu utarize rero akenshi abazi ko ari uwariwe kubera we ku giti cye. Niyo mpamvu baba ari smart. Nuhura n'umuntu utarize akaba afite ku mugani w'urubyiruko ifungo rye, afite amafaranga ye, uretse nyine ko nyine uzamupinga kuko uzaba warize ufite uko utekereza. Burya bari smart, abazi no gukora mu buryo bwe nyine. Ngibyo rero ntugasuzugura umuntu kuko atize. Burya umuntu utarize afite amahirwe menshi yo gutera imbere cyane kuruta umuntu wize. Nyogo urugero rw'abantu bakaze kandi batarangije kaminuza. Bill Gates ntabwo yayirangije, Zuckerberg ntabwo yayirangije. Urashobora kuvuga ngo ni muri Amerika, yego. Mu Rwanda kenshi ntabwo abantu bashyira amakuru yabo hanze, nabuze ushobora kubavuga ugasanga si byiza, ariko benshi barahari. Even na Steve Jobs ntabwo yari yarayirangije, n'uwo bafatanyije gukora computer bwa mbere. Uza abantu hari n'abatararangije na secondaire. Jay-Z ntabwo yayirangije. Jay-Z w'umuhanzi ukaze ntabwo yayirangije. Niba ujya ureba Got Talent, umuntu ufite iriya franchise ya Got Talent
ushobora kuba ari mu bayitangije, Simon Cowell, uyu nguyu ntabwo yigeze arangiza segonderi. Rero ni icy'ingenzi ni ukwisobanukirwa ukamenya ngo ngewe ndinde, yego isobanukirwe, nurangiza ibintu byose uzabigeraho mu buzima. Niba rero utigeze ukora subscribe, yikore urebe nino video iri hano cyangwa iyindi yose uri kubona hafi aho ngaho yanjye utarebye, noneho tubonane muri video ikurikiraho.